habe mu kuguru, habe mu igufwa, habe mu nda, habe mu mutwe, aho waba urwaye kanseri hose, ndashaka kuyimenagura mu izina rya Yesu. Wizera Imana, icyo usabwa ni ukwizera gusa, ntube nka Namani. Ndaza kuguha akantu gatoya gato cyane, akantu kari simple cyane ubasha kugenderaho kugira ngo ubashe gukira iyo ndwara yakuzengereje. Ntube nka Namani. Birashoboka ko uyu munsi nawe akantu ngiye kukubwira gato koroshye ushobora kugapinga ukavuga uti ntago yari gukora ibi nibi, cyangwa se ntiyari kumbwira ikirenze iki ngiki. Ndakubwira akantu simple gato cyane, nukubahiriza cyangwa se nugakora neza urahumanuka. Kwizera kwawe niko kuri bukuremere gukira mu izina rya Yesu. Amanura mukukize, nta turo nkeneye, nta shimwe nkeneye, uzashima Imana yo mu ijuru. Zaburi ya mbere. Amahoro Yesu abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringiye Imana uyiringiye, ntabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, nta maganya abasha guhagarika, imitima irindwa n'umucunguzi. Wiringiye Imana uyiringiye, ntabura amahoro meza adashira. Uwiringiye Imana uyiringiye, ntabura amahoro meza adashira. Ndagusuhuje wowe dukurikira kuri kamera ya Zaburi ya mbere TV, nkwifuriza amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Haleluya. Shimye Imana uyu munsi inyemereye guhagarara imbere yawe, imbere ya kamera, tuganira ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe ni Evangeliste Daniel, gusa ntago nkunda kuboneka imbere ya kamera cyane, kubera ko akenshi nzi imbere ya kamera ari uko hari icyo Imana yambwiye, hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, hari icyo Imana intumye. Ntago njya nkunda kuvuga Imana itavuze mu magambo makeya. Pawulo yaranditse mu rwandiko yandikiye Timoteyo wa mbere, amubwira ati ndashimira Kristo umwami wanjye, wabonye ko ndo kwizerwa akangabira umurimo. Tubisomeje iryo jambo ry'Imana. Ni igice cya mbere, Timoteyo wa mbere, igice cya mbere, umurongo waho 12. Yaranditse ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Amen. Nanjye ndashima Imana aka kanya yuko yangiriye icyizere kugira ngo mpagarare hano mvuga gukomera kwayo, mvuga imbabazi zayo, mvuga izina ryayo rikomeye. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Umuririmbyi yararirimbye avuga ku rukundo rwayo, aravuga ngo ni rurerure cyane, rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo. Urwo rukundo rwagezeyo rukankurayo, nawe uyu munsi rwagukurayo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu byinshi tujya duhura nabyo bikatujyana kure y'imbabazi z'Imana, bikatujyana kure y'urukundo rw'Imana, ariko akenshi bituruka kuri Satani. Niwe muzi w'ikibi, niwe uzane muzi w'ikibi mu bantu. Iyo twibutse ukuntu Satani yavanwe mu ijuru n'umujinya yari afite n'impamvu yavuye mu ijuru, ijambo ry'Imana riratubwira ngo umunsi umwe Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Satani sinzi yari yatawanyikiye, ariko ngo aje asanga baremye umuntu, bakoze projet yo kurema umuntu. Imana yakoze projet yo kurema umuntu.
Satani ngo aritumbukiza aravuga ati ariko kuki mwaremye umuntu mutangishije inama? Nawe nyumvira, yari afite ubutware, yari afite imirimo ashinzwe mu ijuru. Bibiliya itubwira ko yari afite umutwe munini cyane w'abaririmbyi, niwe uhagarariye abaririmbyi, kuko abamarayika bose baririmbiraga Imana, Satani niwe wabaga abayoboye. Urumva ko yari afite abantu benshi ayoboye, yari afite ingabo nyinshi, yari afite abaririmbyi benshi ayoboye. Ahera kuri icyo ngicyo rero aravuga ati ni kuki mwagiye kurema umuntu mutambwiye? Uhereye icyo gihe rero, kuva ubwo yajugunywa mu isi yigometse kumvira Imana, yanze gukomeza kugendera ku mategeko y'Imana, guhera icyo gihe ahiga akora ikintu cyose gishoboka kugira ngo abuze umuntu w'Imana kugubwa neza, abuze umuntu w'Imana kugira amashimwe mu mutima we, abuze umuntu w'Imana kwagura ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu uzasanga akereye intambara, akereye indwara, akereye ibibazo bitandukanye kugira ngo abantu b'Imana batabasha kubaho banezerewe. Ndashimira aka kanya kuko inyemereye ko udukurikiye uri muzima. Kuba ukiri muzima birashoboka ko urwaye, birashoboka ko utameze neza, ariko urabasha kumva, urabasha kureba. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kubw'iyo mpamvu. Abanyarwanda bajya bavuga ngo intare ipfuye, Abanyarwanda bajya bavuga ngo intare ipfuye irutwa n'isazi nzima. Kuba ukiri muzima uracyafite amahirwe kuba utari washira mu mwuka. Uyu munsi munyemerere, ndashaka gukora umurimo w'Imana. Ni umurimo ukomeye, ni umurimo Imana iduhamagarira. Nkuko nababwiye, ntabwo ashobora kuvuga itavuze, ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko dufite ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 umurongo waho wa 19 haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara cyose. Ndasubiramo uyu murongo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Aka kanya ndahagarara mu butware, mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ndahagarara muri iri jambo, ndashaka gusohoza umurimo w'Imana. Imana yanyeretse abantu benshi cyane barwaye kanseri ziturutse ku mwanzi Satani. Kanseri, ndashaka kumenagura kanseri uyu munsi yakuzengereje. Icyo usabwa gusa ni ukwizera. Kwizera kwawe kuragukiza. Niwizera ijambo ry'Imana, niwizera ko dufite ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Apana imwe, apana ebyiri, apana malaria, apana gripe, apana iki. Imbaraga zose z'umwanzi. Aka kanya ndashaka kumenagura kanseri. Aho waba uyirwaye hose, habe mu kuguru, habe mu igufwa, habe mu nda, habe mu mutwe, aho waba urwaye kanseri hose, ndashaka kuyimenagura mu izina rya Yesu. Wizera Imana, icyo usabwa ni ukwizera gusa. Ntube nka Namani. Ndaza kuguha akantu gatoya cyane, akantu kari simple cyane ubasha kugenderaho kugira ngo ubashe gukira iyo ndwara yakuzengereje. Iyo dusomye igitabo cy'Abami ba kabiri, Abami ba kabiri ibice byaho bitanu guhera ku murongo wa mbere, ntago ndi busome iki gice cyose. Tuhasanga inkuru y'umugabo witwaga Namani. Umurongo wa mbere ubivuga neza ngo Namani, umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya, yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiraheli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Iyo usomye iki gice uzakisomere ukurikiye neza, usanga ukuntu Namani yaje kugira amahirwe. Mu rugo rwe hakaba hari umuja wari umwana w'umukobwa wari waraje ari umunyagano.
aza kwitegereza uburyo sebuja ababara aribwa n'ibibembe biraryana cyane. Abwira nyirabuja ati ariko buriya databuja hari ahantu namurangirira yakirira. Nuko inkuru irakomeza ikavuga ukuntu yaje kugenda akagera kuri Elisa umukozi w'Imana. Umurongo wa 9 ngo nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri wawe uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara cyane. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko ngo mbese inzuzi z'i Damasiko abana na fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Umurongo wa 13 abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Ni inkuru ndende uzayisome, ariko ni inkuru inaryoshye muri makeya. Tubonye uburyo Namani Elisa yamubwiye ati genda ukora ibi, genda wiyuhagire muri Yorodani inshuro runaka urahita uhumanuka. Noneho Namani we ngo yibwiraga ko wenda Elisa ari busohoke, kuko Elisa yabimubwiye n'ubundi ari mu nzu yikingiranye, yumvisha imirindi ye, baramubwiye bati hanze hari umuntu ugushaka uje n'amafarashi. Elisa kubera ko umukozi w'Imana yarazi ikimuzanye, ahita amutuma ati genda umubwire ngo manuka ujye muri Yorodani wiyuhagire inshuro 7 urahumanuka. Noneho Namani n'uburakari bwinshi n'ubwibone niko nabyita, niko kumubwira ati iwacu nta nzuzi nziza zari zihari, ndinda ajya kwirira amaguza muri kiriya kiziba ngo ni Yorodani, iwacu ntihari inzuzi abanafa gutyo zari zihari. Birashoboka ko uyu munsi nawe akantu ngiye kukubwira gato koroshye ushobora kugapinga ukavuga uti ntago yari gukora ibi nibi, cyangwa se ntiyari kumbwira ikirenze iki ngiki. Ndakubwira akantu simple gato cyane, nukubahiriza cyangwa se nugakora neza urahumanuka. Icyambere no kwizera ijambo ry'Imana, no kwizera amaraso ya Yesu niyo abasha gukiza indwara zawe zose zananiranye. Niyo abasha gukiza indwara zawe zose zananiranye. Icyambere no kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero bivuga neza ngo niyo ibasha gukiza indwara zawe zose zananiranye. Ndaza kubitwa biraza gukomatana n'icya kabiri aricyo nsorezaho ubundi tugasenga. Zaburi 103 umurongo waho wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Uhisomere wenda nawe. Niwe Uwiteka niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Sinzi nimba turi buze kwemeranya. Hari indwara zitugeraho, ndaguha ubuhamya gatoya. Hari indwara zitugeraho bigakomota cyangwa se bijyanye no gukiranirwa kwacu. Ushobora kwibaza uti nacumuye iki ku Mana. Ndaguha urugero rwiza. Satani
Satani we ahora ajyana ibirego ku bantu b'Imana, ariko iyo afite ikintu agukururiraho, wenda nimba gukurura ku busambanyi simbizi, nimba gukurura ku businzi simbizi, afite ikintu agukururiraho, nta mpamvu yo kujya kwirushya ngo arajya kurega ku Mana ngo aragusaba nk'uko yagiye gusaba Yobu. Nta mpamvu yo kwirushya ngo arajya imbere y'Imana buri munsi ngo arajya kugusaba nk'uko yagiye gusaba Yobu. Birashoboka ko indwara yakugezeho ari ikigeragezo giturutse ku Mana, ariko ibiturutse kuri Satani akenshi abiduteza cyangwa se bitugeraho ari uko afite ikindi kintu adukururiraho. Bishoboka ko yaba gukururira kuri karande z'imiryango, wenda indwara urwaye ikaba ari indwara y'uruhererekane mu miryango mugenda muzihererekanya, ariko uyu munsi bibuke ko ndibuze kumenagura mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndamenagura kanseri aho yabiri hose, yabiri mu jisho, yabiri mu gutwi, aho ipfa kubiri ku mubiri wawe, ndayimenagura mu izina rya Yesu. Noneho icyo nari ngiye kuvuga, Satani ashobora wenda reka mvuge muri uburyo, wenda ntunywe inzoga, ariko kubazinywa Satani ashobora kugufatira kuri rikeri runaka, kubera ko azi kuyikunda akaba ari yagenderaho, kubera ko kuyireka byakunaniye akaba ari yagenderaho gufata. Ntabwo Satani yabura ikintu agufatira aguteza indwara, kugira ngo rero ubashe gukira iyo ndwara yawe. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Icya mbere ni ukwizera ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose nta n'imwe ivuyeho. Uyu munsi turamenagura kanseri iyo ari yose, yayindi abaganga bananiwe, yayindi wumva ko byarangiye wamaze kwiyakira, ariko uyu munsi haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Nyemerera aka kanya dusengane. Ikindi cya kabiri uri bukore numara kwizera, upfukama ahantu runaka, ubanze washiramo pause muri iyi video, nimba uyireba ushyiramo pause, ubanze ugende wiyuzuze n'Imana. Usabe wowe pana si ngombwa ngo ujye kwaturira abantu, wowe ubwawe n'umutima wawe ujye imbere y'Imana, ubanze uvuga iti Mana umbabarire aho nakiraniwe hose, uyibutse uyibwira ibyo wibuka, ariko nugera ku byo utibuka uyivuga iti Mana umbabarire ibyo nakiraniwe byose, amaraso ya Yesu akweze. Ndabanza kugusengera wowe ugiye kwiyuzuza n'Imana, hanyuma tubone gusengera kanseri mu izina rya Yesu. Sinzi nimba hari ikindi kibazo ufite. Nugira ikibazo wenda nyuma yuko dusenze, ndaza kubaha nomero, mushobora kumpamagara tugafatanya by'umwihariko, ariko icyo usabwa ni ukwizera ijambo ry'Imana. Nandi ikindi ndakubwiza ukuri, ntago nje hano nje kwifotoza. Ikindi nukira nta turo ryawe nkeneye, mutaza kwifata nabi, ntago nje guteka imitwe imbere ya kamera. Njewe ububasha cyangwa se zimbaraga nazihawe zo kumenagura kanseri, ntago nari nazisabye, ariko tujya tuganira n'Imana. Iyi Mana ivuga. Umunsi umwe ndibuka yigeze kumbwira ngo ninsengere umuntu ntamuzi. Nagize iyerekwa, ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo yararyamye ahantu munsi y'igiti, ndabonaga ameze nk'inyeshyamba ukuntu, ameze nk'umwarabu, ushobora kuba ari mu bihugu by'Abarabu. Nitegereje neza mbona hejuru ye hari inzoka igiye kumurya. Inzoka yari imanuka mu giti ariko igiye kumurya aho yararyamye. Imana irambwira ngo ni wowe kumukiza. Ako kanya ndatokesha mu izina rya Yesu, yanzoka nyicamo kabiri, ndayicagagura. Ntago uwo muntu sinamenye amaherezo nimba yarakijwe, ariko Imana yacu kubera ko ari urukundo ibera hose icyarimwe, igibasha kumenagura ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu, kugira ngo yiheshe icyubahiro. Aka kanya nimba wowe unyumva, urumva ikinyarwanda, urumva ikirundi, kwizera kwawe ni kutumbagira kugafatanya n'ukwanjye kurabasha gukora ibintu byinshi.
munyemerere dusenge kakanya. Ndabanza gusengera wowe ugiye kwiherera ugasenga ukatura Imana ikakubohora mu izina rya Yesu. Nimara kukubohoraho imigozi ya Satani yose, ibyo Satani yagukururiragaho, kubitse ko Satani ashobora kugukururira. Reka mbahe urugero rwiza. Njyewe iyo ndi mu ntege nkeya Satani arankubita, iyo ndi mu bintu bidafite umumaro Satani arankubita, kugira ngo rero mbashe kumunesha, mbashe guhagarara nta murozi, kuko baba bampiga isaha n'isaha benshi cyane. Nimba ari umuntu ugira ibibazo byinshi by'abarozi, 99 y'ibibazo mpura nabyo n'abarozi. Birashoboka ko nawe byawe uruko. Noneho kugira ngo mbashe guhangana nabo nuko mpagarara ntacyo Satani andega. Ariko kwibeshya nkanyerera gake cyane, nkagendera mu nzira zanjye bwite, nkiyobora ntayobowe n'Umwuka Wera, ndakubitwa. Nicyo nakubwiraga rero, nimba Satani wumva yaraguteje indwara, uko wumva hari ikintu runaka yaba yarashingiyeho, si ngombwa ngo hari icyo yashingiyeho. Wowe banze wiyezuze n'Imana, muze ubundi dusengere kanseri iveho, ikurweho mu izina rya Yesu. Fatanya nanjye kwizera, dusenga Imana. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ngarutse imbere yawe, tuje imbere yawe, njye n'umugaragu wawe, njye n'umwana wawe, tugarutse imbere yawe. Turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko uduhaye andi mahirwe Mwami. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ni wowe ubabarira ibyo twakiraniwe byose, ugakiza indwara zacu zose. Nyemerera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ibirego Satani yajyaga aregesha umuntu wawe bikurweho mu izina rya Yesu. Birashoboka ko yaba ari ikirego cy'ubusambanyi, birashoboka ko yaba ari ikirego cy'ubusinzi, birashoboka ko yaba ari ikirego cy'ibigirwamana, ikirego cyose Satani yabarega umuntu wawe gikurweho mu izina rya Yesu. Umubabarire, duraciye bugufi, umubabarire, umwogesha amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, kandi Umwuka Wera uhereye nonaha ajya muganiriza, kuko Umwuka Wera, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aberwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Umwuka Wera niwe utwereka ibikwiye n'ibidakwiye, ibikwiye tukabigenderamo, ibidakwiye tukabihunga mu izina rya Yesu. Nyemerera aka kanya ntaba ari jyewe, ntaba ari we, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kuko umukijije, urakoze kuko umubabariye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Imana ikugirire neza kandi Imana igukize mu izina rya Yesu. Hanyuma munyemerere aka kanya tumenagure imbaraga zose z'umwa Satani. Imbaraga zose z'umwa Satani, ariko cyane kanseri ndagutegetse. Kanseri uhunge mu izina rya Yesu. Shingiye ku bubasha mpabwa n'amaraso ya Yesu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhawe ubutware. Yesu niwe bivugaga ati bahawe ubutware bwo gukandagira inzoka, sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Data, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, haleluya, ngarutse imbere yawe. Dore imbere yawe hari umuntu wawe ararwaye. Kanseri yamunze ubuzima bwe, kanseri iramubabaza, kanseri imumere nabi. Nyemerera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, menagura imbaraga zose z'umwa Satani yateje muri uyu muntu zikazana kanseri mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndatemagura kanseri. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndatema 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 kanseri. Mu izina rya Yesu ndatema kanseri. Ndakoraho kanseri mu izina rya Yesu mu buzima bw'uyu muntu, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, bohoka mwene data, bohoka iminyururu y'umwa Satani yose mu izina rya Yesu. Bohoka wumva umunezero mu izina rya Yesu. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Data, ugize neza. Data, urakoze kuko ukijije umuntu wawe. Urera kandi urakiranuka, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Papa, urakoze mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Turagushimiye kuko ukoze ibyo ugomba gukora. Data, ugize neza. Data, urakoze
urakoze. Imana y'amahoro ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, amen. Ndagushimiye kuko wabanye natwe. Iri jambo ry'Imana ryari riziye igihe. Birashoboka ko wabona iyi video ufite inshuti yawe irwaye kanseri, uyimusharinge nta kibazo. Birashoboka ko waba ufite umuntu ukunda kwizera kwe kukaba ari gukeya, uyimusharinge nta kibazo. Hanyuma wifuza gusengana natwe by'umwihariko, telefoni yanjye ni 078111 57259 078111 uyu munsi nari nahawe message cyangwa se ubutumwa bwo kumenagura kanseri iyo ariyo yose aho yabiri hose, ariko kwizera kwawe niko kuri kuremere gukira mu izina rya Yesu. Ntamanura mukukize, nta turo nkeneye, nta shimwe nkeneye, uzashima Imana yo mu ijuru. Kora ujye muri comment wenda nimba Imana yagukijije ushima Imana, na share na like, niyo nkuga ngusaba. Imana y'amahoro ibagire neza, turabakunda. Zaburi ya mbere.